nongeye kubona abantu b'umwimerere ba nyabo, abantu ba nyabo, nubwo inka bazimaze bakazinyaga, ariko nabonye ahantu ha nyaho. Uracyagera mu bwiza bakakubwira ngo vayo unywa amata utambutse ku nka. yego nyabona Ni ukuri kw'Imana. uvuze ijambo ahantu utambuka kugira ngo ngwino unywe amata Pe bakakubwira ati yewe ati se kuri kunyura mu nkuta nyoya amata. Nkavuga nti rwose ibi bintu ko mbiheruka kera. Kandi aba bantu babita ko naraguhe neza, yewe mwana uri kunyura mu nka utanyoye amata nta soni koko, ubwo uri kumva utamwaye. Bakareba koko abantu bagifite umwimerere muzima, utambuka bakakubwira batari ko se uri kubona utarabaye indigite wa mwana we, nta soni uraca ku kibuga turi gukama nuko ntunywa amata. Hari umusaza wanshimishije, naragiye ninyurira ahantu mu bwiza hari ku mashuri, ahantu papa wawe yaburanaga mbe Nyundo, urahibuka entre guillemets, arangije hakurya Murambi ku Murambi urumva. None arangije mpagera bwije inka zahumuje, noneho nari mfite itoroshi ndi kugenda ndi gutorosha itoroshi, umusaza aranyikanga arambwira ati yewe, ndavuga ati karame, aturinde, ndavuga nti nitwa Muhire, mvuga izina rya papa nyine kuko niho dutuye. Yo ni wa mwana wo muri Amerika, yewe mwana ntiwagenda ntaguhaye amata, hano hari umwirizo. Nyundo uheruka umwirizo cyangwa uheruka muri Walmart? Tubwizanye ukuri. umwirizo uriho umuzasha umwirizo azanye umuza w'umuhondo hejuru. Yego pe, ewe gawe, amata konja ameze neza. baza tukanangaye nuza yo muri Walmart naho sinayipa. amata yo muri Kaucho muri Costco na Walmart. Amata bari kunyunyuza, amata yo muri Kaucho nayo kwigare nyabona ni amata ameze nk'amasanzu y'abashi i Bukavu. uzi kunywa amata afite amakarite, ngo karite ya mbere, karite ya kabiri, karite ya gatatu. Kugura amata muri Walmart ndabona ngo banditseho ngo grade 1. sinzi umuntu ubuze umuza mpita nibuka igihe inka zabaga zitashye twagiye kwiba ubwatsi, ababizi no guhirikisha saa 11, inka zitashye mu gitondo saa 11. inka zataga saa 10:45 niho waba gucyuye uzigejeje ku kiraro uvuye guhirikisha mu kw'abandi. Wacanaga umuriro ukabucana neza kugira ngo umere neza saa 11 ukaba uteruye icyanzu, ariko umuzangura amata ariho umuzangara aryoha. Noneho bakagukubita umurazo, bakamye nk'ejo saa 11 bari batsimbye nkaho hepfo bageretseho igisinde. urakankoze pe. Narongeye ndarama mu kiraro ndaramagaramira, urumva, ndarangaramye ebana igawe mu museke wa karikari, numva umusaza twari twararanye mu kiraro, yewe mwana ikarame, byuka tugiye kwandurura. Muzehe tugiye kwandurura iki? Byuka yewe. Ndabyutse nsanga yokeje imbungu, yayiharuye neza, ibihoba ari kubyumva neza natwishimye. Imbungu yokeje, imbungu ifite amabona atukura, yayiharuye neza. ubundi imbungu iryohani yaharurishijwe igitiritiri. Arambaye ati burabiheruka, ubwira nti muze ntibiheruka kera pe, menya biri bungwe nabi, njya ukagubwa nabi we nta cyo biri bugutware. Tirijanya
bana bazanye amata konja ubundi gisoma mwe yes ntare bati Wani kunywa amata ndi kunywa yawurumate nyine twaragiraga twari turagiye ahitwa mu Gifuku tukajya kugura imbungu ikagusa twabuze uko tuyigera ku muhanda naho habaga imbungu kagusa naho intare bati naho habaga imbungu zivuye none se akabazo gatoya intare batinya yaragire mu Gifuku inka ya turi kumwumva none se kankubaza inka zanyu zabaga nka he hara mu Gifuku reba haraho bari batangije no kwangira ababo ahandi ura muhungu wa cyabo sharagiraga hakurya Desire Desire witwa Desire mu Basinga no kwaba none hari hino rero ugarutse nko hino gatoya hari uramukatsa washaje hari ngira babo hakaba witwa umusaza witwaga Mugisha atsa n'umusaza umugabo witwa ubwo mwita umusaza kuko nyine ni mukuru Mugisha utuye ku Gisenyi none se inka zanyu zabagaye hari mu Gifuku aho ngaho ugeze neza kwa Mugisha twaduteranyije na ngira babo inka yawe ndaje nkumenye mumenye n'ubwo mu gikari urumva ndaje turamenya na mu gikari nyuma nararebye ndavuga nti mwakabyaramwe koko harya ubu duheza imahanga ngo suka ari kujya kunywa amata akanywa amata yo mu gashashe wagira ni umushi w'i Bukavu uri kunywa yamanyagwa n'amaki n'amasegeta kareka amasegeta nyabona nayimfura nayo kuri foromajeri oya kaza nzakwereka agafoto kasuka nagafashisha shashi y'amata ariko hari amata bajyaga bashyira mu gasasha abanyagwa bayajyanye i Bukavu kambangamira maze ukabona bari kunyunyusa n'amasanza bayita amasanza n'amasanza ukagira inka we sinkayamenye ntabwo bayanywa noneho bakayarenga ku biyiko bakayabona ibi bintu nabibonye mu Bukavu no kuri Goma muhire we yewe bayita amashanja ni amasanza kabisa amashanja iyo bayita amashanja ariko iwacu babyita amasanza ariko abashoboye akunda kubi ubwo rero baza kuyarangura iwacu bakarangura amata nyamata isake barayaguraga noneho bakayamanura isake sinzi ukuntu babirindaguraga nkajya kugira ngo ni amacunda ubwo igihe ndi kujyana na petit frere rero tugezeyo ariko bya bintu njya mbona bari kunyunyusa bijya gusa n'amata bifite insoro nta macunda n'ibiki ubwo mba namubwiye ntariko ze wareka tukaguraho tukumva ntireka tugure baramubwira ati bamuhaye tesite yo ku kiyiko yabaraje kirutse muri ya tagisi yewe gawe narabuze nti ndapfuye umujama ntagiye kumpora baragiye amata ntabwo amashanje wayagera akajya sha Areni nari ngukumbuye mwana yambuka bisa Claude nari ngukumbuye nari akantu humeka yoho Justin Fazari TJ Ben James B52 Park Kanyamibwa mama Jacqueline mwese ndabasuhuje kabisa ntago nari mbaherutse Jean Sadiki nguteye peace nawe ntago nguherutse kabisa ariko guys cyo nababwira yewe reka nongere mbasubiriremo babwire ko kuva umunsi wa mbere batera bakaduteranya kudutera twari twiteze imishyikirano twiteze no gusubira muri leta ya gisegeti ikaducokoza
yatekereje ko hari tumaze iminsi mu ishyamba turya pizza n'amandazi, niko yatekereje. Cyangwa atekereza hari ko twari tumaze iminsi tuziderivaringa mu Bubirigi, niko yatekereje. Yarabyitiranije, yagize ngo ni nk'itike yo mu muhanda cyangwa ibindi bintu. Zakine n'amazi umuriro urotse. Nibwo rero nagiye ndareba, ngeze i Bunagana ndeba ukuntu hameze, ndeba ukuntu hahagaze. Maze kureba ukuntu hahagaze, ndeba abaturage ukuntu bishimye. Bro, i Bunagana ufata picture nijoro ukagira ngo uyifatiye Hollywood ndagaca. Neza neza. Amatara ku mihanda, abaturage bacuruza, urujya n'uruza ku mipaka. Narumiwe, ndabireba ukuntu bimeze, ndavuga nti hari akaririmbo umujama wo mu Rwanda aririmba ngo mwarakoze inkotanyi, ngo babohoye abanyarwanda, something like that. Ko nari nkaho nagahinda, navuga ati mwarakoze M23, kubera ko security iri hariya ntabwo yoroshye. Abaturage barakora nta uhohotera undi. Navuye i Bunagana ndagenda wa muhanda wose, ndagenda ngira Cengerero, nariye ibisheke Cengerero mwaka byara. Ntabwo babyita ibisheke, bari ibikaju. Bampereza ibikaju, banzanira imihisha. Imihisha murayizi? Suku urayizi? Ntabwo uyizi mwana, ntabwo muyizi ndabizi. Imihisha ni imineke man. Nongera kubona abantu b'umwimerere bajya bavuga ikintu kutakizi. Ikirayi bakita igishandaba, igisheke bakacyita igikaju, umuneke bakawita umuhisha. Kuzamuka umusozi bakabyita gutarama. Rongera mbabonaho abaturage b'umwimerere bakavuga umuhanda ngo ni umuhare. Nongera mbabonaho. Buriya natekereje iri jambo Makenga yabwiraga abasirikare, muri tega amatwi kugira ngo ngire ikindi kintu ndenzaho, mumenye ahantu ubundi bavana he hiriya discipline, babikura he. Nguyu umutoza wabo w'ikirenga, nguyu uwabategetse ibyo bagomba gukora, ni afande General Sultan Makenga aka twita B5, kunda kuba cecetse cyane, mu ijuru tuje kandi riciye bugufi, umugabo ucishije make utagira menshi. Mujya mwicarana ukabona aramwenyuye ukavuga ati mbega gahanga katagira amatindi pe. Ndabarahiye ngewe narabirebye ndumirwa, ndebye mu gahanga ke mbona yasubiye ibwana, ndavuga nti aka ni agahanga katagira amatindi pe. Afite ubwenge bw'inditwe bwinshi butarimo isindwe ry'abanyoye inzoga n'itabi habe. Afite ukuntu aganira nawe yitonze buhoro buhoro, afite ukuntu agira atya akayacishamo agaseka. Hari ukuntu yacishamo ari gutebya agaseka. Uguteze ndatebya na generali, ni njyewe cyangwa ntabwo ari njyewe? Mbashishikarije kujya hariya hakurya. Reka mwumve ijambo ryamutevye abasirikare, ryatumye abasirikare bagira discipline nababonanye. Ngiri reka ndizane. Uvumilivu. Najua wengi zaidi kati yenu wameshindwa kuvumilia na wakatoroka. Ahangaha avuga ati ari gupasingisha pass out. Ababwira bati hari abantu bananiwe kwihangana batoroka urugamba, atari kabona abajinga. Tega amatwi. Nawaza kama najua ambaye kumewaleta watarudi hapa, ndio hivyo. Na mkiwakuta kwenye mnaenda vijijini au kwa unit ambao wametorokea ndani, waelezee warudi hapa na wahudhurie mafunzo na wamalize. Tunakubaliana? Ndio afande. Mafunzo ambayo mmefanya hapa itasaidia nyinyi binafsi. Bize bingibi are ni ntago uri kubyumva, reka nge ngusemurira nyine nta kundi.
Mr. Fazaro uri kubyumva ra ko nawe nzi neza ko utari kubyumva ariko reka njye mbasemurira. Aragize ati hari abagiye batoroka bakajya mu mayuniti bakajya gukaba batararangiza amafunzo, n'abandi bagiye batoroka bakajya mu makaritiye y'iwabo. Abo ngabo mugende mubabwire bazagire batya bongere bagaruke bakora amafunzo kubera ko ntago babonye siasa ihagije. Saidia wenzenu askari ambao mtakuta huko, itasaidia chama ya M23 na itasaidia wakongomani wote kwa ujumla na nchi yote ya Kongo. Tunakubaliana? Ngiryo ijambo afande General Sultani Makenga yavuze ryo ari inkora ku mutima. Ati aya masomo tubahereye aha azagenda aje kubafasha mu mayuniti muzajyamo, azafasha abakongomani muzasanga mu makaritiye, azasanga abanyekongo muri rusange muzasanga iyo hirya muzamugiye gukorera akazi ukuntu bamwikirije. Ndiye afande Kufika huku mfanye tofauti na vile mmejifunza hapa. Ati muvuye aha muragiye mukigere mukora ibitandukanye n'ibyo mwigiye hano. Unasikia? Kazi nyingi imefanywa na wenzenu ambao mtakuta huko, wamefanya kazi ya kutosha. Ati akazi kenshi karakozwe kandi kakozwe nabo mugiye gusanga iyo hirya aho tugiye kubashyira, kandi batanze imbaraga nyinshi z'umurengera. Zimeisha, wamefanya kazi ya kutosha. Ati maeneo zote mnaona ilikuwa adui. Nguvu za adui zimeisha, wamefanya kazi ya kutosha. Hizo maeneo zote mnaona ilikuwa adui, lakini wametumia nguvu nyingi sana, na ilikuwa baki nguvu zao ndio zikuje waweza kwenda kwa step nyingine.